morning guys, nkwifurije igitondo cyiza. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukwereka ikintu cy'ingenzi cyakugirira akamaro nk'uko nanjye cyangiriye akamaro. Ikintu ngiye kukwereka ni iki ngiki. Ngiye kukwereka uburyo ngiye kubikuza amafaranga nakoreye kuri Chipper Cash iri guhindura ubuzima bwanjye nawe kandi ishobora guhindura ubuzima bwawe mu kanya gatoya cyane. Icyo ndakora ngiye ndaza kuri application ya Chipper Cash nk'ibisanzwe. Ntabwo bitinda, umuntu arategereza bikikaraga, kandi nkubwira ati nimba utarafungura application ya Chipper Cash uri gomba ibintu byinshi cyane. Wanyandikira kuri 0784495105 maze nkagufasha. Iyo ni nomero yanjye nkoresha kuri WhatsApp. Okay, urategereza tukabanza tukikaraga turi atuntu, ntabwo bitinda. Urabona rero muri ibihumbi 14 uri kubona hano, naraye nkoreyemo ibihumbi 12. Ibaza ibihumbi 12 ku munsi, ntabwo ari amafaranga makeya rwose. Kugira ngo urabibona, uyicura ko urakora cash out. Hano wandikamo umubare w'amafaranga ushaka kubikuza, kanandikemo 13, kore kuri continue. Ikiza noneho cy'i application, iyo uri kugura amayinite hari amafaranga bagukuriraho agasigara kuri account. Ni wowe nduguze nk'amayinite y'ijana, wowe bahita bakubwira ati amayinite y'ijana ni 80 yave nagasigara kuri konti. Urumva rero uri guhomba ibintu byinshi cyane wowe muntu utari wakoresha ino application. Cyo ukora hano ukoramo password, biga processing, ugategereza ni igihe gito cyane. Kandi ikiza cy'i application ntabwo yabangamira akazi kawe uko waba ukora kose, ntabwo yakabangamira. Ikigeza nicyo ukora we ni done, ugategereza. Yes, murabibona hano barambwiye ngo iyo cash out ni ibihumbi 13. Mu mwanya tugiye kubona message ya mobile money bambwiye ati nakiriye amafaranga. Dore ngira ngo mwabibonye have received ibihumbi 13, ngira ngo murabibona. Yes, muntu utarakora registration kuri Chipper Cash uri gomba ibintu byinshi cyane. Nomero yanjye nyikoresha kuri WhatsApp, ndagusobanurira paka nawe ufunguyeho account. Ni ibintu byiza cyane. Ikiza cyawe, icyo umara gufunguraho account uhita uhabwa igihumbi. Ushobora guhita ubikuza kuri mobile money. Iyo winjije umuntu ukamuha link akayinjiriraho, nabwo uhabwa igihumbi. Uri gucikanwa.